ndabashuhuje amakuru yanyu. Uyu munsi tugiye kuganira ku buryo ushobora kongera ingano y'ikibuno cyawe, cyangwa se ubwoko bw'ibiryo ushobora kurya kugira ngo ushobore kongera ingano y'ikibuno cyawe. Rero ladies, abakobwa n'abagore mwese ndabahamagaye kugira ngo mukurikirane video kuva itangiye kugeza irangiye, ese urebe uburyo ibiryo ushobora kurya kugira ngo ushobore kongera ingano y'ikibuno cyawe, kuko akenshi usanga umuntu yakoze amasiporo, abungama massage, ibintu byinshi waba wakoze ariko ukabona ntikiri kwiyongera. Rero ikindi utaruzi nuko ibyo urya nabyo bigira uruhare runini cyane kugira ngo ikibuno cyawe gishobore kwiyongera. Rero ndabasaba gukurikirana video kugeza irangiye kugira ngo ushobore kumenya ibyo ugomba kurya, ibyo ugomba kwirinda kugira ngo udashiduka wabyibusha ukabyiba ahantu hose, cyangwa ukagira ingano utifuzaga. Ariko ahangaha ibiryo turi buvuge biragufasha kuba wabyiba ku gice wifuza, igice cyo hasi, cya kindi wifuza ikibuno cyawe kibyibuye neza, ukomeze ukore n'amasiporo usanga umeze neza. Rero turi kumwe nagira n'ibyo ushaka naho mu kanya. Ibyo turya nibyo bituma tubaho turiho. Iyo uriye neza bituma ugira uruhu rwiza, bigatuma usa neza, bigatuma ugira ibyo wifuza. Ibi byose rero biva mu biryo turya. Uyu munsi rero nk'uko twabivuze ko suje yacu ari ku buryo ushobora kugira ikibuno wifuza gisa neza, kingana nk'uko ubyifuza. Rero ikintu cya mbere ugomba kuzirikana ni proteine. Ni uburyo ugomba kumenya kurya amaproteine. Amaproteine rero ari mu buryo bubiri. Hari uburyo amaproteine mabi n'amaproteine meza. Ushobora kuba uvuga ati ibi biryo birimo proteine, ariko ugasanga ugiye kurya proteine ziri butume ubyibuha, ugakuramo n'izindi ndwara nk'umutima ndetse na stroke, ugasanga ugeze ikibazo. Cyane cyane nk'inyama z'umutuku. Inyama z'umutuku si nziza kuzirya cyane, kubera ko zituma zongera ibindi bintu bibi ku mubiri wawe. Ibyiza rero hari amaproteine meza ushobora kurya, akaba yagufasha kuba wagira wabyibuha ku gice cyo hasi, kikaba gisa neza. Rero izo proteine ni izi ngizi. Izi proteine nizo ariyo harimo soya, harimo inkoko, harimo amafi, ibyoganyanja, harimo n'ibindi byose bigize amaproteine, ibishyimbo. Ibyo byose byagufasha kuba wagira nyine wabyibuha ku gice cyo hasi, ariko ukirinda nanone inyama z'umutuku, kuko inyama z'umutuku kuzirya cyane nk'uko nabivuze waza kugira ikindi kibazo kirenze kuba wifuza kugira ikibuno cyiza, ugasanga ahubwo ugiye kugira n'ibindi bibazo by'umubiri. Rero umenye proteine ugomba kurya, ubwoko bwazo, bitume usa neza, kuko proteine ubundi mu busanzwe zongera imikaya, kandi imikaya itandukanye n'ibinure. Imikaya hari abantu bazi ko imikaya iba ku maboko, iba ku maguru, iba no mu gatuza, bakibagirwa ko imikaya iba ku matako ndetse no ku kibuno. Rero imikaya iba ku kibuno nayo ikeneye kugira ngo igaburirwe za proteine, ishobore kubyibuha, ishobore kongera kwiyagura, ise neza, ibyibuhe. Bitandukanye nuko hari ibiryo ushobora kurya ugasanga ahubwo kugira ngo imikaya ikure imere neza, cyangwa se yongere yubake bundi bushyashya, ise neza, ugasanga umuntu yongereyeho n'ibinure, ugasanga niho umuntu atangiye kugira umubyibuho ukabije. Rero umenye proteine ugomba kurya n'uburyo ugomba kuziryamo, wirinde kurengera kugira ngo udashiduka wabyibushye birengeje urugero. Icya kabiri rero ni ibijyanye n'amasukari. Ibinyamasukari ari byo ushobora gusanga abantu benshi iyo utangiye kugabanya ibiro, usanga akubwira ugomba kugabanya amasukari cyangwa ukayareka. Ikindi, niba ushaka kugira ubuzima bwiza, ugomba kwirinda indwara, ugomba kureka amasukari. Ibyo nanjye ndabyemera 100%. Ariko nanone tugiye kureba amasukari ari mu bwoko bubiri. Harimo amasukari atera ikibazo umubiri, ariyo amasukari kenshi usanga akorwa mu nganda, amasoda, amabiere, isukari isanzwe dukoresha mu ngo, isukari dushobora gusanga mu maji, isukari ushobora gusanga mu mashokola, mu masnacks. Izo sukari ntabwo tuzemera. Ntabwo zagufasha kugira ngo zongere imikaya iri ku kibuno, cyangwa se ikibuno cyawe gise neza nk'uko cyangwa kibyibuha, ahubwo usanga yagutera ibibazo by'umubiri bisanzwe, indwara, ugasanga nanone iguteye n'ikibazo cyo kubyibuha, ugasanga ugiye kurwara obesity, utangiye kubyibuha birengeje urugero. Rero amasukari ndi buvugeho ni amasukari ajyanye n'umwimerere.
isukari ushobora gusanga mu muneke, isukari ushobora gusanga mu gisheke, isukari ushobora gusanga mu masimo ushobora aya ngaya bakora ya naturel, kubera ko baba bavanze ibintu byinshi usanga biryohereye, ugasanga nta n'isukari bashyizemo, cyangwa se isukari ushobora gusanga mu buki. Aho ngaho niyo masukari nagushyigikira kuba wakoresha kugira ngo ushobore kongera ingano y'ikiro wifuza. Rero icya gatatu ni amafat cyangwa se ibijyanye n'amavuta, ibinyamavuta birimo ubwoko bubiri. Hari ibyo twemereye kurya kuko bidufasha kugira ubuzima bwiza, kuko burya ibinyamavuta bituma uruhu rwacu rworoha kandi burya byongera n'imbaraga mu mubiri. Rero urumva ko nabyo hari utakagombye kubyirinda ngo bireke burundu, kuko ubiretse urumva ko hari ingaruka ushobora kugira mu buzima bwawe. Ariko nanone iyo ubiriye cyane cyangwa se iyo ubiriye hari utazi ubwoko bw'ibyo ugomba kurya, ibyiza n'ibitari byiza, ushobora rero kugira ingaruka. Urugero, ushobora kugira ingaruka z'umutima, ingaruka z'umwijima, ingaruka z'imitsi, ingaruka zo ku bwonko. Ibyo byose ni ibintu tugomba kwitaho kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Rero amafati cyangwa se ibinyamavuta birimo uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere harimo uburyo bubi, aribwo harimo usanga mu mafiriti, aya mavuta dukoresha mu rugo, usanga harimo amasnacks tugura mu ahantu henshi hatandukanye, usanga no burya no mu ruhu rw'inkoko naho harimo amafati nanone, cyangwa se amavuta nanone atari meza ku mubiri. Rero ibyo byose ushobora kubyirinda ukabigendera kure, ariko hari ibyo warya kugira ngo ugire ingano y'ikiburo cyawe, ari byo byibi. Harimo amavuta ya olive cyangwa se amavuta ya oliva, akazamo ndetse n'amavuta ushobora gukura mu mafi. Hari amavuta bagurisha aba bakuye mu mafi. Ayo mavuta nayo ni meza, yaba ari ku ruhu ndetse no kuyarya mu biryo cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikiyongereye akarusho akaba yagufasha gutuma ugira ingano y'ikibuno wifuza, gisa neza, kibyibushye, gifite forme nziza wifuza. Icya kane rero ni uko umuntu agomba kurya imboga. Imboga tuzivugaho kenshi, imboga ni nziza mu buzima bw'umuntu. Imboga nanone umuntu yazikoresha agabanya ibiro, cyane cyane nka epinari. Nimba ushaka kugira ngo rero wongere ingano y'ikibuno cyawe, ugomba kwibuka kurya imboga z'icyatsi, ukamenya kuzirya, yaba ari potage, yaba ari kuzirya muri salade, yaba ari kuzirya mu buryo busanzwe tuzi bwo kuziteka. Imboga tukibuka kuzirya zadufasha kugira ngo abagore cyangwa se abakobwa twongere ingano y'ikibuno cyacu. Nahangaha rero dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, kandi mwibuke ko nta kintu na kimwe gishobora kuza mu ijoro rimwe, bisaba kwihangana kandi ugahuzaho. Ikindi rero mwibuke gukora subscribe, mukore comment, share, kugira ngo tujye dukomeza kubana mu kiganiro cyacu, mukomeza kumenya amavideo nagiye nkora. Naho ubutaha, bye bye.